hari jenoside y'abatutsi bo mu Rwanda, hariho jenoside y'abanyamurenge bapfire mu Gatumba mu Burundi. Iyo uvuga jenoside uzuyita izina ryayo, tutarageraho muri memoire tuyita izina, suko ari ikintu ciza cyo kuyitirira, ariko no kugira ngo mu gihe cyose tuyise izina kurya yitwa, bidukangure muri conscience zacu. Igituma duhura nkuku bagabo bagore, abaturuta abo tungana, barumuna bacu, abana bacu, n'ibintu bibiri, ni ukugira ngo twibuke, duhore twibuka ibyatubayeho mu mateka yacu. Ariko ikindi ni ukugira ngo tuve hano twujuje nibura mu mitima ko biriya bintu bigomba gushiraho, bigomba kuzarangira, tukabaho nk'abandi bantu. Utagenda muri bus cyangwa mu muhanda uzi ngo wenda uyu munsi barangica paske nakoze iki niki icyaha, ariko kubera yuko bahaye bambona ukonse. Iyo volonté, ubwo bushake, iyo determination ni ikintu tugomba kwigisha n'abana bacu n'abuzukuru bacu igihe cyose. Hari n'ikindi giteye ubwoba noneho, ni notion ya génocide continuelle ikomeza. Umuntu yakwihangana akabati iyaba nibura byaragarukiye aho ngaho, twari kubijere gutyo muri ubwo buryo. Nibirya Yakobo yavuze ko iminsi yiwe yabaye mike kandi ba mibi. Ariko hagati yaho tugenda tugira intware zirimo abantu nk'abamushishi, turabizi, n'abandi benshi. Hagiye haba imanza nyinshi henshi, abashefu nk'abantu bo Minembwe tuzi ba Karojo, ba Mitabu, bagerageza kurwana ku bwoko uburyo bukomeye cyane. Ariko n'indondo yo hagati y'Ububembe cyangwa se mu Bibogobogo, n'indondo z'Ibuvira no mu Rurambo, niko Imana yagiye yegura abantu mu gihe cyabo, barwana intambara zikomeye zo kugira ngo ubwoko bubeho. Kugeza uyu munsi dushobora guhamya birya Samuel yavuze ko Ebenezer, kugeza uyu munsi Imana yaraturokoye. Haje kuba intambara zikomeye zo mu rundi rwego rwa politiki, bashaka kutwima ubwene gihugu. Haza ibibazo by'ingutu bikomeye cyane. Habaga umugabo tuzahora twibuka, Gisaro Muhoza, Imana iramuzamura, imuheza ububasha bukomeye cyane, akiri wenyine, ahangana mu by'amategeko n'abari bahari icyo gihe cya Mobutu, akora ibintu bitazibagirana. Kandi twese abatambutse n'abahari ubu tugenda muri nyayo ziwe cyangwa se mu mapa yiwe. Ibyo byose ko ndabivugira kugira ngo dukangurire abasore, generasiyo yacu isigaranye imyaka mike, nimbari myinshi, mugani Bibiliya ni imyaka 80, donc imyaka 20. Ariko nyuma yaho mwebwe muteraniye n'abandi bataraha, umenye ko buri gihe cyose Imana yagiye izamura abantu bakarwana intambara z'icyo gihe. Turacyari ko tuzirwana hamwe namwe ubu, ariko igihe tutazaba tugihari, muzabe muri abagabo n'abagore bo guhagarara, kuko mwabigaragaje uyu munsi n'ibyahavugiwe aha ngaha byo guhagarara ku bwoko, kugira ngo tutazarimbuka, kandi nyine ntituzarimbuka. Ariko hagati yaho nanone Imana iguma gufasha abandi bari bahari, ni ba Mutambo, ni ba Rugama n'abandi benshi. Ntavuga aha, hari abarwanya intambara mu makampus i Kinshasa, hari abandi bahuye n'ibindi bibazo
bamutwi buvira barukenurwa ifizi birabyo kuturwanya ibintu by'ubwene gihugu n'intambara zarwanywe mu buryo bumwe n'ubundi ziratsindwa mu vy'amategeko niyo hasigaye ibintu nyine by'amasura gusa ariko tawahinduye constitution tawahinduye itegeko ry'ubwene gihugu cyo gituma n'abantu bitoza dufite ministre muri gouvernement ariko yaritoje ejo bundi nta muntu wavuze ngo ufite nationalité duteze oya Alexis Gisaro baramutoye kuko bari batoye Moise mbere batavuze ngo nationalité duteze nigeze kwitoza kuyobora igihugu nta wavuze ngo suko narinzi ko bantora nécessairement ariko ko aruvuga ngo reka duhangane n'iki kibazo naco turebe nimba hari umuntu waza akavuga ngo nturi mwene gihugu urwo rubanza turuburanira aho ngaho mu kiviga rutahabaye tirukibaye ariko haracyari ibibazo by'isura kandi ni kwimana ture ntituzibagisha ntituzihindura bazotwemera tubane mu mahoro les valeurs umuco wa mbere ni unité n'ubumwe turi muri crise ya unité kandi birababaje ubarebye murashamaje rwose ariko urebye kandi mu bundi buryo communauté yacu usanga hari ibibazo by'ubumwe hari n'ibibazo by'ukuri cyangwa se by'ikinyoma hari ibibazo byo kutababarira hari ibibazo byo kutemerana hari ibibazo bituma abantu bahuye n'ikibazo cyo mu gatumba ubwoko bwawe n'ikibazo cyo mu gatumba batakagize bene ivyo bibazo kuko iyo minorité persécutée katwe yagumye gutura mu ma division ni prestige suicidaire ni ngo kuvuga ngo noneho ni mwebwe mugiye kwica mwenyine sa abandi bazabica arya amacakubiri azagenda akabakoraho mukarenganaho mukaba bamwe bo kwica n'abandi cyangwa bakabarega bikaba bibi ni shano minorité byakabaye benda mu bwoko bunini cyangwa butagira ibibazo tugende twese naje birandeba twige kugira unité ubumwe no kubabarira no kwihanganirana tituzavuga rumwe tituzatekereza kumwe tituzakora kumwe buri gihe tibishoboka ariko kubera ko dufite ipfundo ahantu tuzi ngo faiblesse yacu niyi reka faiblesse yacu ibe force yacu navuga indi mico myinshi ariko ndabona abantu batangiye kuruha reka mvuge ngo muri minorité za Congo byanavuzwe hari abantu basufrire kurusha abandi bitwebwe abanyamurenge muri rusange n'abatutsi hamwe na bene wacu muri Nord Kivu twujuje abantu mu maprison mutomenye uko bangana muhumure turi kumwe yavuze ijambo ari njura ariko ni mu ijwi rya bene wacu bari mu gihugu bose ko twabivuga mukomere ababyeyi baraha mwahuye n'ibikomeye mugenda n'intimba muhumure abasore muhumure abagabo barwanya intambara zikomeye muhumure ibyatambutse byaratambutse ibihari none tibikabe kibyabayeho ariko bizabe ejo bizabe zanzuzi bizabe byiza kuruta ibyo twigeze dutekereza byose gihe cyose Imana ibamugisha.